Kuki abantu batsindwa n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi? Kuki bagira agahinda gakabije bakumva ubuzima bwabahaye ibibazo gusa? Cyangwa ugasanga ubuzima bwabo busa nk'aho ari ubwo kubaho mu bibazo gusa? Ni agahomamunwa kuba umuntu yemera gutsindwa n'ibibazo, kandi rimwe na rimwe ugasanga ibyo bibazo ni ibibazo bidakenewe mu buzima. Why are people defeated by everyday problems? Why do they struggle with their resentment and feel life has given them bad breaks? It is a pity that people let themselves be defeated by problems, cares and difficulties, but it is also unnecessary. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe ndetse yandikwa n'umuhanga Dr. mpamvu mu gitabo cye yise The Power of Positive Thinking, imbaraga z'imitekerereze myiza, tugenekereje kugishyira mu Kinyarwanda. Ubuzima buba hagati y'ibintu bibiri, fail or success, gutsindwa cyangwa se gutsinda, live or die, kubaho cyangwa gupfa. Kugira ngo ubeho witwa umutsinzi biva he? Gupfa cyangwa kubaho byo biva hehe? Ijambo urubori ni ijambo rimenyerewe mu Kinyarwanda, akenshi rizwi nko ku nzuki, amavubi ndetse n'utundi dukoko tuzwiho kudwinga. Kuri ubu hari urubori ruba mu bantu mu buryo butazwi, ariko rutera uburibwe kandi rugenda rubicira ubuzima gahoro gahoro. Igitangaje kuri urwo rubori ni uko rukurira muri bo. Reka ngusobanurire rero urwo rubori urwo ari rwo n'uburyo rukora, hanyuma wumve nawe uburyo bwo gutandukana narwo. Ushobora gusanga nawe ubwifitemo mu buryo utazi. Ese koko waba warigeze wibaza impamvu hari abantu bagenda nk'abatsinzwe n'ubuzima, aho kwisobanukirwa cyangwa ngo bivane mu ngorane? Urumva wowe aho wicaye utarahaye urubori rwo kwiheba, ubwoba n'imitekerereze mibi gukura muri wowe, urwo rubori rukazageraho rukwangiriza ubuzima, rukakubuza amahoro, inzozi ndetse n'ibindi. Obstacles are simply not permitted to destroy your happiness and well-being. Inzitizi ntizikwiye kwemererwa kwica ibyishimo byawe ndetse n'imibereho yawe myiza. Ariko se ni kangahe wemereye ibibazo bikakwica buhoro buhoro? Ni ryari uheruka kuvuga uti ndatsinda aho kuvuga uti ndatsinzwe? You can permit obstacles to control your mind to the point where they dominate your thought pattern. Ushobora kwemera ko inzitizi zigenzura ibitekerezo byawe ku buryo bigira ijambo cyangwa se uruhare rukomeye mu mitekerereze yawe. Iyo umuntu atangiye gutekereza ko adashoboye cyangwa se ko ejo he hazaza hazaba ari habi, aba atangiye kubiba urubori ruzamumaramo imbaraga. Believe in yourself, have a faith in your abilities. Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. Kuri page ya 6, iyizere, wizere ubushobozi bwawe. Uramutse utifitiye icyizere cyangwa se ngo wicishe bugufi ubundi wigiremo ubushobozi bukwiye, ntushobora gutsinda cyangwa kugira ibyishimo. Uyu mugabo Dore mpamvu aravuga ati, fill your mind to overflowing with faith. Develop a tremendous faith in God, and that will give you a humble yet soundly realistic faith in yourself. Ni iki kidutera gutinya? Wigeze wibaza impamvu rimwe na rimwe umuntu yiyanga akumva ntacyo ashoboye kandi afite byose byamufasha gutsinda? Urwo ni urubori rwamwinjiyemo rwigaragaza. Ese waba witeguye guhaguruka ugakuraho urwo rubori? Kuko nk'uko Dore abivuga, iravuze ati, the greatest secret for eliminating the inferiority complex is to fill your mind to overflowing with faith. Ibanga rinini ryo guhashya kwiheba ni ukujya wuzura ubwenge bwawe, ukizera kutagira urugero. Change your thoughts and you change your world. Hindura ibitekerezo byawe maze uhindure isi yawe. Mu by'ukuri urubori rwica umuntu rutangirira mu bitekerezo bibi, rukagenda rukura uko turutetesheje. Ariko James yaravuze ati, the greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitude of mind. Mu buvumbuzi bw'igisekuruza nabonye buvuga ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe aramutse ahinduye imitekerereze ye. Dufite ubushobozi bwo guhindura uko tubona ubuzima, tugakuraho urubori rutwica. Ujye usoma ibitabo byubaka umutima n'ubwenge. Tandukana n'abagutera kwiheba, ahubwo ukundane n'abagutera imbaraga. Ujye usenga, kuko nk'uko Dore abivuga, aravuga ngo the prayer is the greatest power available to an individual. Ngo isengesho niryo banga rirusha ayandi yose imbaraga ku muntu, umuntu wese aba ashobora kugira.
fata icyemezo nonaha cyo kutemerera urubori gukura muri wowe. Urubori rwica umuntu rukurira muri we, ariko ntidukwiye kururekera urwaho. Ese usanze nawe waba wari wifitemo uru rubori? Urakoze cyane. Andika hasi muri comment igitekerezo cyawe. Ni Redbluejd wumvaga. Mine is your play.